ndabasuhuje mwese njye Ufitenema Yves, iyi ni top 10 Obumenyi TV, mbashishikariza gukora subscribe, share ndetse na comment, mwese ndabashimira mwese mwakoze subscribe, Imana ibahe umugisha mwinshi, nkaba mbibutsa ko ari inkunga ikomeye cyane, mwarakoze. Uyu munsi tugiye kubabwira ku muturirwa Kigali Convention Center. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byakira inama nyinshi muri Afurika, ubu ngubu kikaba ari icya gatatu mu byakira inama nyinshi nyuma ya Maroc ndetse na Senegal. Uyu muturirwa watwaye miliyari 30 z'amadolari angana na miliyari 285 n'ibice 750 by'amanyarwanda. Ifite hoteli y'inyenyeri 5 yitwa Let's and Brew, ifite ibyumba 292 birimo 110 bisanzwe, 5 byakakira abakuru b'ibihugu na kimwe cyakakira umwami, n'ibindi 68 byiyubashye ku buryo byakakira abandi bayobozi baje mu kazi cyangwa mu nama, n'ibindi byumba 5 byihariye cyane byitwa Junior Suite, bifite icyumba cyo kuraramo n'uruganiriro rwisanzuye, ifite igikoni gishobora gutekera abantu 4,000 icyarimwe, ifite pisine imwe, resitora imwe ihebuje n'urunywero rugezweho ndetse n'ibibuga birimo n'icya tennis. Umuntu ushaka kurara muri convention center mu cyumba giciriritse byamusaba amadolari 250 angana n'ibihumbi 230 mu cyumba giciriritse ariko atari kidaciriritse cyane. Icyumba giciriritse kukiraramo igikurikiye icyo ngicyo kugira ngo ukiraremo byagusaba amadolari 700 angana n'ibihumbi 500 y'amanyarwanda. Hari n'ibindi byumba bihenze cyane, hari n'icy'amadolari 3,300 birumvikana n'ubundi ni iby'abayobozi bavuye kure nk'abaperezida ndetse n'abandi. Ifite pariki yo munsi y'ubutaka ishobora kwakira imodoka 180 n'indi isanzwe yakakira imodoka 650 zifite umutekano usesuye. Ndabashimiye mwese mwakurikiye iyi video kugeza ku musozo wayo, mbibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment, mukaba mudushyigikiye kandi munaduteye inkunga nyinshi cyane. Twababwiraga ku muturirwa witwa Kigali Convention Center. Ciao ciao, njye Ufitenema Yves. Ciao ciao.